Mu gihugu cya Canada tipu ibarwa nk'amafaranga yiyongerewe ku bintu kuri serivisi uhawe, icumi hagati y'15 na 20, ku bintu wakorewe muri resitora, muri bare n'ahandi hatandukanye. Gutanga tipu rero muri Canada ni ikintu kirenze kuba ari umuco, ahubwo ni ikintu gifatwa nk'indangagaciro, kirenze kuba itegeko, nubwo atari itegeko ariko kugira ngo nyine ugaragare nk'umuntu udafite umutima mubi cyangwa se nk'umuntu ugwa neza, muri iki gihugu iyo ukorewe serivisi runaka, bisabwa rero ko ugira ikintu urenzaho, tuvuge niba ugiye muri resitora ukagira amafaranga utanga mu maresitora, muri bare, muri hoteli, mu batakisimani abantu bagutwaye, ba bantu bagenda bakwereka ibintu bitandukanye, abantu bakuzanira serivisi zitandukanye, bakuzanira ibintu wabatumye, abantu bagusokoza muri salo, abakumakiya, hose rero muri iki gihugu tipu iba ikenewe mu gihe wahawe serivisi runaka iri hagati nko muri resitora, babara iri hagati ya 15 na 20%. Ni ukuvuga ngo nimba uramutse uriye ibintu by'amadolari 50, mbere y'uko rero ugenda ugomba kurenzaho amadolari hagati y'7.5 cyangwa se 10 nka tipu y'ibikorwa wakorewe, bigaragaza nyine ko uri umuntu ushyira mu gaciro kubera ibintu uba wakorewe. Aha muri resitora rero ntabwo iyi tipu uwakwakiriye, uwaguhaye ibiryo ari we uyirya wenyine, ahubwo na bandi bateka, babandi boza ibintu, abo bose rero barasangira, hanyuma bakagabana bakumva banezerewe. Uramutse rero uriye ukigendera udatanze tipu cyangwa se utagize amafaranga usiga ku meza, bigaragara nk'aho utishimiye ibyo wakorewe cyangwa se kutanyuzwe, ibi rero bikaba byatuma rero abantu basigarana ingingimira, bibwira ko wenda utishimiye ibyo bagukoreye cyangwa se uri umuntu w'igisambo. Tipu rero ntabwo bivuze ko aya mafaranga hagati ya 15 na 20 y'ibintu bakwakiriye, y'ibintu wakonsomye cyangwa wariye, ushobora kurenzaho, niba wari gutanga 10 ugatanga 20 bitewe n'uko ubyumva. Iyo bigeze mu tubari muri iki gihugu rero, gutanga tipu bijyana n'amacupa wanyweye. Ushobora gutanga $1 cyangwa $2 kuri buri cupa ryose baguhaye muri iki gihugu. Urugero ushobora kwakira amacupa icyarimwe, ukaka nk'amacupa 6, ushobora rero wenda gusiga $1 cyangwa se bitewe n'uko ubyumva. Tuvuge urugero umaze umwanya mu kabari ukirirwayo umunsi wose, ushobora guhitamo gutanga tipu yawe bitewe na fagitire bari buguhe, ukabarira kuri ya 15 na 20% ry'amafaranga rero ugiye kwishyura, hanyuma ukongeraho n'aya tipu. Nko mu mabare akomeye rero iyi tipu ishobora kwiyongera bitewe n'ibyo wakorewe na serivisi wahawe, niba se bagukoreye amakokiteri, bakuvangavangiye inzoga n'ibindi, ushobora kongeraho tipu rero kandi rwose ukabikora wishimye kubera ko ari wo muco w'aha muri iki gihugu. Iyo bigeze rero muri hoteli bigendana n'amabaga cyangwa se ibikapu ufite, nimba bagutwaje ibikapu, abantu bagutwaje ibikapu rero ugomba kumenya ko nibura buri gikapu ukibarira $1 cyangwa $2. Ibi rero ugomba kubikora kubera ko bagufashije nyine gutwara iyo mizigo kandi bakubashye bakabikora neza, ugomba nawe kubikora rero nk'itegeko, nk'umuco, ntabwo ari itegeko ariko uba ugomba kubikora kandi wishimye. Kuri ba bandi bakora amasuku mu byumba, ba bandi basasa, rwose rero bifatwa nko kuba utari umuntu mwiza cyangwa se utari umuntu ugira ubuntu cyangwa utishimiye ibyo bagukoreye. Aha ngaha rero iyo wishimiye serivisi uba ugomba nibura gutanga amadolari hagati ya 2 na 5, kubera ko abantu bakora iyi mirimo muri iki gihugu baba bishimira izi tipu kuko ziyongera ku mushahara baba bari buhabwe, hanyuma bigatuma bakora akazi kabo bishimye. Uyu rero ni umuco muri iki gihugu. Abakora umurimo w'ubutakisimani nabo muri iki gihugu rero bagenerwa tipu iri hagati y'10 na 15% by'amafaranga uba
uba uri bumuhembe. Buri gihe rero cyangwa se igihe umushoferi yagiye akuganiriza, akagufasha imizigo, akagenda akwereka, akuganiriza cyangwa se agakoresha uburyo bwose ugera aho ugomba kugera amahoro, uba ugomba rero kumuha aya mafaranga mu rwego rwo kumushimira. Nubwo uba wamwishyuye amafaranga ya serivisi yaguhaye, ariko aya mafaranga afatwa nk'igihembo cy'ishimwe cy'uko wanyuzwe na serivisi baguhaye. Abantu nabo bakora ku mahoteli baparika imodoka y'abantu, umuntu akaza agaparika imodoka imbere y'umuryango wa hoteli cyangwa se w'ahandi, hakaba hari abantu bagomba kuvana izo modoka bakajya kuziparika neza ahandi hantu. Aba nabo rero muri iki gihugu ni itegeko ko ugomba, ntabwo ari itegeko by the way, ahubwo ni umuco ko ugomba kubaha ikintu hagati y'amadolari 2 n'amadolari 5, cyane cyane rero iyo parikingi iri ahantu kure akaba yagiye kuzana imodoka, rero uba ugomba kumushimira ukagira akantu umugenera. Si aba bonyine bafata tipu muri iki gihugu kuko na babandi bagenda bereka abantu babasobanurira iby'igihugu, urugero nk'iyo ugiye wenda nko muri parike hari abantu bagenda bagutembereza. Abantu rero bashinzwe gutembereza abantu mu bintu bitandukanye, aba nabo bagenerwa tipu iri hagati y'amadolari 5 n'amadolari 10 ku muntu, bitewe n'igihe mwakoranye, ariko ibi bibarwa ku munsi. Ubwo urugero nimba mwakoranye iminsi 3, ni ibisanzwe ko wafata amadolari hagati ya 15 n'amadolari 30, hanyuma ukayaha bamwe mu bantu mwagendanye bagukoreye, bagiye bakwereka ahantu, bagiye bagusobanurira ibintu mu gihe wagiye gusura iki gihugu cya Canada. Abandi bantu babona tipu muri iki gihugu ni ba bantu bazanira ibiryo. Tuvuge ushobora kuba uri mu rugo ukumva ukeneye kurya pizza cyangwa se ntabwo uri buteke, ugahamagara muri resitora, hari abantu rero baba bashinzwe kuzana ibi biryo. Aba nabo rero bagenerwa tipu iri hagati y'amadolari 10 n'amadolari 15, ariko wenda niba waguze ibintu bidahenze cyane ushobora kumuha hagati ya 2 n'amadolari 5, hanyuma rero nawe akagira ikintu atahana. Abandi babona tipu ni abantu bo muri salo, bamwe bakora makeup n'abandi bakora serivisi zijyanye n'ibi. Aba nabo bagenerwa tipu iri hagati y'amadolari 5 ndetse n'10, cyangwa se hagati y'10 na 20% bya serivisi yaguha. Muri iki gihugu kandi tipu zigenda ziyongera zikaba nyinshi bitewe n'imijyi itandukanye, cyane cyane nko mu mijyi ikomeye nka za Montreal na Toronto na Vancouver. Ahangaha tipu abantu baba expectinga ko ubaha tipu nyinshi bitewe n'imibereho yaho. Byumvikane ko rero tipu igenda yiyongera bitewe n'ukuntu ahantu hameze, n'ubushobozi ufite, n'ibintu wahawe, cyangwa se n'ukuntu ahantu hari VIP. Niba ahantu hari VIP bivuze ko tipu y'aha hantu nayo iribuze kuba iri hejuru. Uyu muco rero ushimisha abanyagihugu ndetse n'abakora imirimo itandukanye, kandi ukazana itandukaniro mu bintu uri bukorerwe na serivisi uri buhabwe, kandi bikaba byatuma umuntu asigara yishimye. Hello, ndagusuhuje nanone nkwifurije ibihe byiza, nizere ko umeze neza. Nanjye no kujya mu matipu kubera ko barabahaye ibiganiro, ubwo mujye mugerageza nyine mu tipu. Mwumvishe ko tipu rero ari umuco, nabahaye urugero rwo mu gihugu cya Canada, ko tipu rwose ari ibintu ugomba gukora, nubwo atari itegeko ngo nutayitanga baraguhana, ariko ni ibintu ugomba gukora nk'umuntu ushyira mu gaciro bitewe na serivisi uba wahawe. Se ikindi yibajije wowe ujya utanga tipu? Njyewe uriya ntanga tipu ra, kanibwe nk'umuntu nahaye tipu, ntabwo ndi kumwibuka, ariko nigeze kuyitanga rimwe da, nigeze kuyitanga. Ariko hano mu gihugu cyacu ibintu byo gutipinga no gutanga tipu rwose ntabwo bikunze kubaho cyane, ntabwo dukunda kubikora. Ese wowe wumva tipu ari ngombwa mu gihe umuntu aguhaye serivisi runaka? Mu by'ukuri uba uri bumwishyure ukamuha amafaranga ya serivisi yagusabye. Tuvuge ugiye muri salo mwavuganye ko uri bwishyure 5,000 kuri wowe mu gihe wanyuzwe na serivisi yaguhaye. Ese wumva tipu ari ngombwa? Ese ujya uyitanga? Muraza kwandika muri commentaire, mwandike niba mujya mutanga tipu, nimba tipu ubona koko ari ngombwa. Ese wumva yafasha iki mu bintu bijyanye na customer care, mu bintu bijyanye no gutanga serivisi? Ese kuri wowe wumva ari uburyo bwo gutanga nka ruswa kugira ngo ubone serivisi neza ubutaha? Ibi rero byose turaza kureba muri iki kiganiro, ndetse kandi nawe uraza kujya muri commentaire utubwire uko
ubyumva? Ni The Voice Uwase mugiye kubana nk'ibisanzwe, iyi ni The Voice Live, nguhaye ikaze, nizere ko umeze neza. Twifashishije iyi nkuru yanditswe n'ikinyamakuru Curious Desire, cyanditse ku itariki ya 15/2023, cyavuze ibintu 15 by'umumaro cyangwa se byiza kuri tipu, kuko burya tipu ngo igaragaza ko wishimiye serivisi wahawe ndetse ukaba unyuzwe n'ibyo wakorewe, kubera ko wabonye umuhate w'umuntu waguhaye ibyo yagukoreye. Nubwo bwose uri bubyishyure, ariko kuba yashyizemo urukundo agashyiramo umuhate akabikora neza, ibi rero ngo uba ukwiye kugira ikintu ugaragaza nk'umuntu, cyane ko bene abakora iyi mirimo ikenera tipu usanga ibyo bari busaruremo cyangwa se ubushobozi bari buvane mu mushahara bari buhembwe buba budahagije cyane. Bikaba rero bisabwa ko ugira ikintu wongeraho nk'umuntu kugira ngo nawe utange tipu kandi ugaragaze ko wishimiye serivisi zawe wahawe, ukagaragaza ko rero wishimye, hanyuma ukagira ikintu wongeraho. Ubundi uyu muco wo gutanga tipu watangiye mu kinyejana cya 16, utangira mu Burayi, aho rero abantu batangaga tipu, hanyuma Abanyamerika nabo bagendaga muri iki gihugu, nibo bazanye uyu muco wo gutanga tipu. Tipu rero muri Amerika yatangiye ihabwa abacakara, kubera ko ubucakara bumaze kuvanwaho, abakozi rero bagiye bajya gushaka utuzi dutandukanye, abagore bakajya gushaka utuzi mu maresitora, mu mabar, n'utundi tuntu duciriritse. Rero aba bagore n'abandi bakoraga iyi mirimo, amafaranga babonaga bayakuraga kuri iyi tipu. Kuyakura kuri iyi tipu rero birumvikana kubera ko abantu babaga bazi ko nta kindi bari bubone, yabona umukobwa uri gukora isuku muri resitora, wamuhaye ibyo kurya, wamuhaye ibyo kunywa, akavuga ati uyu muntu reka ngire ikintu musigira, kuko nzi ko ubuzima bwe bushingiye kuri iyi tipu ndi bumuhe, kubera ko nta mushahara ari bubone. Cyane rero nko ku bakobwa babaga ari beza, ku badamu, byatumaga rero bahabwa amatipu bitewe n'ikimero cyangwa bitewe n'ukuntu basa, ugasanga barabona amatipu menshi. Ibi rero byagiye bihinduka bitewe n'uko byageze aho hagashyirwaho imishahara ku bantu bose, kandi imishahara ikwiye. Mu gihe rero ufite umushahara uri buhembwe, akazi wakoreye umuntu, niba wamwakiriye muri resitora nicyo uhemberwa, serivisi wamuhaye nicyo uhemberwa, uhemberwa kumwitaho, ni customer care, izo nshingano zawe. Babashyiriyeho rero imishahara, ibi rero byatumye ibijyanye na tipu bigenda bigabanuka, ndetse abantu bamwe batabyumva kimwe, kubera ko bavugaga ngo ibyo yankoreye nibyo ndi bumuhembere, hanyuma ibirenze kuri ibyo ntabwo bindeba. Ariko burya tipu ni ikintu gifasha abantu. Ibi kandi byaturutse kuri groupe mbamo ya WhatsApp. Nabonye hari umuntu wanditse ibi bintu bya tipu, bituma ntekereza cyane, nibaza ibintu bijyanye na tipu, ese twebwe hano mu Rwanda tubifata gute? Niba wenda utajya uyitanga nubwo atari itegeko, ese wowe wumva ari ruswa, wumva ari ngombwa? Uze kwibuka ubyandike muri commentaire. Reka nkubwire rero ibyo uru rubuga rwa Curious Desire rwanditse ku byiza bya tipu, hanyuma nawe uraza kumbwira nimba ari byiza koko ko dukwiye kwisubiraho tukajya dutanga tipu, cyangwa se dukwiye kubireka kubera ko ako kazi baba badukoreye baba bagahembewe. Uraza kumbwira uko ubyumva. Uru rubuga rero ruvuga ko gutanga tipu bigaragaza ko wanyuzwe kandi wishimiye serivisi wahawe. Iyo rero umuntu muri resitora yakwakiriye cyangwa se n'ahandi, nibwo buryo bwiza bwo kumwereka ko wanyuzwe kandi wishimiye. Kuba wagira rero amafaranga make wongera ku mafaranga wagombaga kumwishyura kuri serivisi wari bumuhe, ni byiza kubera ko bigaragaza ko nawe yakoze. Biramumotiva rero, bigatuma n'ubutaha arushaho gukaza serivisi yatangaga, kubera ko azi ko naramuka akoze neza hari ikintu ari bubone kirenze ku mafaranga yari bwakire, cyane ko ya mafaranga n'ubundi uza kwishyura ari bujye mu mufuka wa boss, hanyuma we akaza kugenerwa umushahara runaka. Iyo rero umuhaye tipu, urubuga ruvuga ko gutanga tipu bituma wa muntu yumva yishimye, kandi ko nawe uba ugaragaje ko wanyuzwe na serivisi yaguhaye.
Ku mwanya wa kabiri urubuga ruvuga ko gutanga tipu ariho hantu hakomeye abantu bakora mu maresitora ndetse no mu tubari babona amafaranga menshi kubera ko umushahara baba bahabwa uba udahagije ugereranyije n'ibintu baba bakeneye. Kubera ko abantu bakora mu maresitora ndetse no mu mabare babona amafaranga make cyane kandi ugasanga bari mu bukene, kubaha tipu rero bituma nabo hari ibyo bikemurira kandi bigatuma bakunda uyu murimo bakora, kubera ko ibyo baba bakira aba ari bikeya bidashobora guhangana n'izindi nshingano baba bafite. Ku mwanya wa gatatu kandi uru rubuga ruvuga ko gutanga tipu bituma nawe ubona serivisi nziza cyane, ukabona ikirenga cya serivisi wari buhabwe kubera ko hari serivisi isanzwe ariko hari na serivisi z'ikirenga. Iyo utanze tipu rero bituma n'abandi bagukurikiye bazahabwa serivisi z'ikirenga kubera ko ari byo bamenyereye kandi kuko uwayiguhaye nawe aba atekereza ko uko ari bukora akivayo biri butume hari ikintu umusigiye. Uduce tumwe na tumwe kandi iyi tipu bayigenderaho bareba imikorere y'umukozi, bakavuga ati ibyo ari byo byose ubwo wakira tipu nyinshi bivuze ko unatanga serivisi nziza, kuko nta muntu wakora mu mufuka ngo aguhe amafaranga ye mu gihe wamuhaye serivisi mbi. Iyo rero wamuhaye tipu, iyo umukozi abona tipu nyinshi bivuze ko n'ubundi n'ibyo akora ari byiza ko kandi atanga serivisi z'ikirenga ku bakiriya yakira. Itipu kandi uba watanze ku mwanya wa kane bavuga ko iyi tipu watanze ari ishimwe ry'umurimo ukomeye ry'akazi kenshi abantu bakwakiriye baba bakoze, abantu bakora mu kabari cyangwa se abaseriveri. Rero iyo ubahaye tipu nabo ni nk'igihembo cyangwa se ni nk'ishimwe ku kazi k'ikirenga baba bakoze, ni amafaranga makeya bongera ku byo bagombaga kwishyura, ariko kandi bimotiva wa mukozi ukora ibyo bintu, wa mukozi wahawe iyo serivisi. Tipu kandi gituma abakora kano kazi kaboneramo tipu bakora akazi badafite stress, kuko baba bishimiye ibyo bakora kuko bibwira ko hari ikintu kirenga kiri bubonekemo. Mu gihe rero bahawe tipu bituma bakora batuje kandi bameze neza bakishima, kuko baba bazi ko ibyo bakora biri buze gutanga umusaruro ndetse kandi bigatanga itandukaniro. Gutanga tipu kandi iyo utanze tipu uhaye agaciro ndetse ugaha icyubahiro ba bandi baguhaye ibyo baguhaye, ukazirikana akazi bakoze, ukazirikana umwanya bafashe bakwitaho bashyira imbaraga n'amarangamutima mu byo bagukoreye. Gutanga tipu ubwabyo rero ni nk'ikintu cyo guha icyubahiro cyangwa se gushimira ba bandi baduhaye umwanya, uretse kuba bari bubihemberwe ariko hari ikindi cy'ikirenga babongeyeho gituma nawe utaha unyuzwe ndetse kandi ukishima. Ni ngombwa rero ko nawe usubira inyuma ukareba ibyo bagukoreye hanyuma ukagira icyo wongeraho. Tipu kandi ituma ba bandi bayihabwa bo muri resitora, abataximani n'abandi bishimira ndetse kandi bakabasha guhangana n'ubuzima buriho muri iki gihe. Muzi ko ubuzima buhenze. Tipu rero ituma babasha gukora izindi nshingano, babasha kujyana abana babo kwiga, babasha nabo kurya, cyane ko amafaranga baba bakira aba ari hasi adashobora kubatunga ngo babeho neza. Iyo utanze tipu rero bituma wa muntu nawe abasha kubaho ubuzima bwiza kandi akagira ibyo yikemurira, akagira ikintu atahana kirenga ku mushahara aba ari buhabwe, cyane ko uba ari mutoya. Gutanga tipu kandi bitanga ibyishimo n'umunezero, bigatuma aho abantu bakora hari ibyishimo, hari umunezero, kubera ko burya ngo iyo tudatanze tipu bituma ba bandi baduhaye serivisi badakora bishimye, badakora banezerewe, bikaba byabatera stress ndetse akazi ntigakomeze kugenda neza, kubera ko baba bumva ibyo bakora mu by'ukuri nta musaruro, nta n'ubyishimira, cyane ko n'ibyo baba basarura muri ako kazi aba ari bike. Urubuga kandi rwa Curious ruvuga ko gutanga tipu bituma ikiguzi cy'ibiryo kigabanuka. Hari amaresitora rero bafata amafaranga y'ibiryo bakayagabanura kubera ko baba bizeye ko uri butange tipu. Ibi rero bikaba byatuma ibiryo bigabanuka ku giciro byagombaga kujyaho. Ibintu bya tipu biriseriye kuko hari amaresitora iyo utabonye tipu, iyo tuvuge abakiriya bataguhaye tipu, ya mafaranga wagombaga gutanga iyo nta tipu yabonetse, ya mafaranga kujya ku mutwe.
Mu gihe rero wasohotse n'inshuti zawe ahantu uzi ko batanga tipu ntutange tipu, uba ushyize urusyo kuri wa museriveri kubera ko bavuga ko ari wowe wabiteye kuko atatanze serivisi nziza ngo bamuhe tipu. Iyo iyo tipu rero ibonetse bayijyana muri management, hanyuma ya serivisi ya cost y'ibiryo nako ikaba yagabanuka. Iyo rero utamuhaye tipu bivuze ko ya mafaranga ari buze kumujya ku mutwe bamurega ko atatanze serivisi nziza ngo uwo yayihaye anyurwe, hanyuma nawe amuhe tipu. Iyo kandi utanze tipu biba biba bishinganishije wa wundi wayihaye kuko biba bivuze ko akora neza kandi ko ibyo akora abakiriya babyishimira. Iyo rero uhaye tipu umuseriveri wo muri resitora cyangwa se w'ahandi cyangwa muri hoteli, management ivuga ko ibyo ari byo byose uyu muntu akora neza, bikaba byatuma rero batamwirukana kubera ko bavuga ko abakiriya bamukunda, bamwishimira kubera ko atanga serivisi nziza. Iyo utanze tipu rero uba utumye wa muntu nawe aguma mu kazi ke kandi akahagumana amanota menshi kuko bamwizeye nk'umukozi utanga serivisi y'ikirenga. Bivuze ko tipu rero hamwe na hamwe ku bayemera bayikoresha bigaragaza ko uwo wayihaye mu by'ukuri aba yakoze ibintu byiza kandi ari umukozi wo kurambirizaho. Tipu kandi iyi ngiyi ituma serivisi zitangwa neza, abantu bagatanga serivisi nziza, bagakora neza, wasaba ikintu bakaza bihuta. Hari igihe ujya muri resitora ukaba rwose wakwicara umwanya nta muntu ukwitayeho. Iyo rero tipu itangwa neza bituma serivisi zitangwa neza kuko baba bazi ko nibatitwara neza nta kintu uri bubahe. Gutanga tipu rero bituma serivisi zitangwa neza kandi zikihuta. Gutanga tipu kandi bituma utanga serivisi runaka umuseriveri akora cyane ndetse kandi bikaba byamutera umwete mu gukora cyane no gushyira imbaraga mu byo yakoraga, agakora akazi ke neza yishimye kandi kuko aba azi ko hari ikintu ari bubone. Iyo watanze tipu kandi bivuze ko wahaye agaciro kandi wibutse ba bandi baguhaye iyo serivisi. Iyo watanze tipu rero bivuga ko wabahaye agaciro kandi wabazirikanye bitewe n'umuhate n'ibyo bakoze. Gutanga tipu kandi byongera umubano wowe mukiriya ndetse n'uwakwakiriye, bigatuma bya bintu abikora nk'aho ari ibye, bigatuma n'ubutaha iyo uje muri ako kabari cyangwa se iyo resitora agufata nk'umuntu w'inshuti ye cyangwa se nk'umuntu baziranye kuko azi ko umwitaho nawe ukagira icyo umuha. Gutanga tipu kandi bituma abantu bakora bishimye, bigatuma teamwork cyangwa se abantu bakorana hamwe bakora bishimye bafatanya kubera ko amafaranga wabahaye bayagabana, bigatuma bose bumva bishimye bagataha bameze neza. Tipu ariko nubwo ari nziza igira n'ibibi kubera ko nk'akazi gashingira kuri tipu kugira ngo umusaruro utahana mu rugo wiyongere cyangwa se umushahara wawe wiyongere, ibi rero bishobora gutuma abakozi bahabwa amafaranga makeya kubera ko bazi ko bari bushingire no kuri tipu. Urugero, ushobora kujya muri resitora cyangwa muri hoteli ugahabwa serivisi runaka ugahitamo gutanga tipu nkeya cyangwa ntuyitange. Ibi bikaba byatuma wa mukozi washingiraga kuri tipu kugira ngo umusaruro we wiyongere ugabanuka, bikaba rero byatuma rero akazi yakoraga katamunezeza kubera ko atabonye tipu. Tipu kandi ituma ba bandi bayihabwa batamenya mu by'ukuri amafaranga bazasarura mu kwezi ngo bayapangire we n'umuryango wabo bakora ibyo bagomba gukora. Ishobora gutera stress rero mu gihe itabonetse cyangwa se yabonetse ari nkeya. Ukwezi ashobora kubona tipu y'ibihumbi wenda 50 ukundi akabona 10. Ihindagurika rero ryo kubona tipu bishobora gutera stress umukozi. Ibi rero ntabwo ari byiza iyo bigeze kuri tipu. Kandi ishobora gutera ibibazo umuntu adashobora gukemura kuko babakiriye batanga tipu iri hejuru baba bumva bagomba guhabwa customer care cyangwa se guhabwa serivisi z'ikirenga, bakumva hari ibintu bagakorewe, bakumva hari ibindi bintu bagakoze. Ibi rero hari igihe kubikontorora cyangwa se kubikora bigorana, cyangwa se niba uri umudamu uri umukobwa hakaba hari abagabo baguha tipu nyinshi ariko mu by'ukuri hari ibindi bagamije. Ibi rero nabyo ntabwo ari byiza kubera tipu
tipu iyo hari ushobora kuyiguha nyamara akaba yaguha nyinshi ariko kandi hari ibindi nawe agushakaho ko wamukorera. Kandi bishobora gutuma akazi abantu bakora bategereje tipu bituma batagira umushahara ufatika kubera ko ubuzima bwabo akenshi bushingira kuri tipu bahabwa. Ibi rero bikaba byatuma akazi bakora gasuzugurika kubera ko mu gihe tipu itabonetse umushahara wabo ushobora gukomeza kujya hasi, ntihagire ubuvugizi bukorwa, ugasanga abakozi bashobora kuba babakoresha nyamara ntibaha agaciro ibyo bakoze kandi nabo ntibagire ikintu batahana kubera ko tipu itabonetse. Iyo rero abakoresha bazi ko abakozi babona tipu iri hejuru bituma umushahara wabo bawumanura cyangwa se ntibawuzamure, ibi bikaba byafatwa nk'aho abakozi bari kubexploita cyangwa se bari kubakoresha akazi k'agatunambwene. Nizere ko wumvishe byinshi bijyanye na tipu, nahawe ho kuba washyira mu gaciro kumva ko niba ari ngombwa ko wayitanga bitewe na serivisi wahawe, ariko ikintu njya nibaza ku bintu bijyanye na tipu, umukiriya udatanga tipu ese ahabwa serivisi ingana n'uyitanga? Niba tipu ari uburenganzira bw'umukiriya, wa wundi wahawe tipu ni njyewe uri kubyibaza ariko ngira ngo nawe ufite ibyo uri buze kwibaza. Wa wundi udahabwa tipu, tuvuge wenda njye ntanga tipu we ntabwo uyitanga, niba ari resitora tujya kuriramo twese saa sita, serivisi bazampa njyewe utanga tipu nawe utayitanga bizangana? Ese wa wundi utahawe tipu mu by'ukuri ntago aba arenganye kubera ko kuyitanga n'uburenganzira bwe? Either ashobora kuba nta nayo afite yo gutanga, ashobora kuba yaje muri resitora azi ko ari ibiryo ari bibiri akumva ko ari bibiri nyine akabizana. Ese ntago habaho ikintu cy'ubusumbane ku bandi batanga tipu no ku badatanga tipu? Sinzi mu by'ukuri conclusion twafata muraza kuyimpa muri commentaire, niba tipu mu by'ukuri ari ikintu abantu bakwiye gushingiraho, cyane ko mu Rwanda twebwe ntabwo tipu, ni bake batanga tipu. Hari abayitanga yego, hari n'abatayitanga ariko ntabwo ari umuco tuvuga ko abanyarwanda tuzi cyangwa se dukora. Ese ku bwanyu mwumva tipu twayishyira mu bintu tugomba kujya dukora? Inama we watanga ni iyihe? Ese nimba ukora muri resitora cyangwa se utanga serivisi zikenera tipu, wowe ubyumva ute? Mwakoze kubana nanjye, ni Devote Uwase, iyi ni The Voice Life. Ibiganiro byacu naho utaha tuzabone mu bindi biganiro. Mwiyiteho, mugire ubuzima bwiza, ndabakunda, Imana ibarinde. Bye bye, ciao.